Le jour où on va vous annoncer ma mort, je ne veux pas qu'on puisse annoncer ma mort en disant nous avons la tristesse de vous annoncer que le père Marie est mort. Mais ce n'est pas une tristesse, mes amis. Ce jour-là, je vais voir Dieu. Le Dieu pour qui je n'ai pas de femme, le Dieu pour qui je n'ai pas d'enfant, le Dieu pour qui je porte un habit comme ça, alors que si j'avais mes pointillinis, je serais un gars chaud. Le Dieu que je sais, le Dieu pour lequel j'ai quitté mon père, ma mère, Mirabel. Ce Dieu-là, un jour, je vais le voir. Et le jour où je vais voir Dieu, vous voulez que je sois triste? Mais quand même. Et c'est là que le jour où je meurs, vous annoncez ma mort avec joie. Vous vous réjouissez. Je veux un deuil vivant, avec une fête extraordinaire. Ndabasuhuza abumva ururimi rw'ikinyarwanda ubwo duheruka muri video heruka twavuze igitabo kitagaragara urupfu rwanjye. Mu by'ukuri iyi video y'uyu mwanya turaganira ku ngingo ya mbere ibanza y'igitabo gutinya urupfu. Gutinya urupfu ntabwo ari ibyanjye jyenyine, turabisangiye twese ibinyabuzima biri ku isi, ariko nta batinya urupfu nk'abantu. Nimba inyamaswa zipfa ntabwo zitinya urupfu, nimba ibimera bipfa ntabwo bitinya urupfu. Igiti baragitema ariko ntabwo bakigira. Ibintu byinshi tubona biriho birapfa. Urupfu ni ikintu cy'itegeko dufite kandi ntarengwa. Gusa ikibabaje gikomeye nuko dutinya. Umuntu yatubaza atese utinya gupfa kutatinye kuvuka. Kuvuka ibirori bikaza, tukarya ubunyano, tukita izina, tukishimira umwana uvutse, ariko mu by'ukuri igihe cy'urupfu kuko tutazi urwo ari rwo tukarutinya, tugahinda imishyitsi, tukanya mu bihu, ugasanga biracitse. Et pensez à ta mort. Et le jour où toi-même tu sais que dans ta vie, parce qu'aujourd'hui tu vis bien, le jour où tu vas mourir, tu iras au paradis. Mais tu peux avoir peur de quoi, mon frère? C'est pas possible. Aha rero bigaragare impamvu ya mbere ikomeye cyane yo gutinya urupfu nuko ariko twabyigishijwe kuva tuvutse. Kuva umwana avutse ari muto mu nda ya se na nyina, kuki se tuvukana amarira? Kuki tuvuka amarira akamanuka gashoka? Kuki turira tuyafite? Nuko kurira bizabaho, nuko kubabara bizabaho, nuko ubwoba no guhinda imishyitsi bizabaho. Ibyo rero niba biri mu buzima, mu by'ukuri umwana ukivuka akavuka arira, akana gato murakazi iyo bagasize mu cyumba, ya baba induru karayivuza, induru akayivuza. Mu by'ukuri rero usanga umwana yuzuye ubwoba. Umwana muto w'uruhinja agira ubwoba. Namwe murabizi uko abana barerwa bakangishwa. Ndacyabyibuka twakangishijwe akavumbura amashyiga, twakangishijwe igisimba icyo bita koko. Kirakurya, nutarya kirakurya. Tugira inkoni, tukagira imfunda, tukagira iki. Ibyo bintu byose ni iterabwoba. Iryo terabwoba niryo ngira ngo mbabwire yuko turarirereshwa kugira ngo ubwoba budufate, kugira ngo ubwoba butubemo, kugira ngo ubwoba duturemo, kugira ngo ubwoba tubane nabwo, dukurane nabwo, mu buzima bwacu bwose tuzabane n'ubwoba. Aha rero
harakomeye nuko uburere nawe wabuhugira uko wakureze uko umureze niko akunera uko umwana umureze niko akumerera birashaka kuvuga rero ngo mu by'ukuri urupfu turarwigishwa tukarubwira saka amadini ho rero aho aziye iyo yaje atubwira ko rwose uwibeshya agakora icyaha ibyo bita ibyaha murabizi byose amategeko 10 ya Musa ari nta muntu n'umwe wigeze ayuzuza ariko ko mu by'ukuri ngo no gupfa azapfa murabizi Adamu na Eva babujijwe kurya igiti ngo kimenyesha icyiza n'ikibi ko niba kirya bazaba bakoze icyaha gikomeye kandi no gupfa bazapfa nimba rero umuntu yigisha gupfa umuntu areresha abe gupfa nuko nawe aba atinya gupfa gutinya urupfu rero mu by'ukuri murumva ko mu mpande zose z'ubuzima bwacu turarutinya ku buryo abantu bose hafi ya bose abakomeye ba papa bubona abasirikari bakomeye abakuru b'ibihugu abanditsi bihangange abakire bafite amafaranga bose bararutinya kandi bagerageza kurugurira nyamara umunyarwanda yise umwana we ntirugurirwa ariko undi yita n'umwana we ngo ntirugira isoni amazina ku rupfu ni menshi cyane mu kinyarwanda ntabwo ari byo byanzanye ahangaha ariko ndagira ngo mbabwire ngo abanyarwanda bararuzi pe si bo bonyine n'andi moko atuye isi ararutinya rero ngarutse ku cyo nababwiye kuki tutatinye kuvuka ese nuko ari byo byoroshye abahanga n'abashakashatsi babonye ko kuvuka ari byo bikomeye kuko ikidapfa muri twebwe ari cyo abaje batwigisha mu madini bise roho abandi bakacyita umwuka ariko abanyarwanda bakacyita umuzimu umuntu umuzimu muzima akaba ari ikidapfa. Our soul departs from our body, and the soul goes on a journey that has many stages to it. And for the beginning of this khutbah, I want to focus on one stage of the journey. bigaragara rero ko mu by'ukuri gutinya urupfu ni ibintu turereshwa ni ibintu bituri mu maraso ni ibintu bituri mu bitekerezo ni ibintu bituri mu marangamutima ni ibintu dusangiye kandi twumva n'abandi ndetse tugakora dufite ikintu bita irenza munsi ugakora ukitwa ngo mpemuke ndamuke ni ukuvuga ngo ukitwa imbarwa bukeye ukitwa mu by'ukuri ibyo twita irenza munsi ukumva ubyinanira icya sinzi ngo umukecuru wari wiburiye agatabi wari wiburiye icyo ati no kubaho birandambiye ati uwampa ngo inkuba ngo izinyanure mu mwanya muto imirabyo ngo pa inkubiti pi ati yabaye ati by'ubu ntibikivugishwa ahita agira ubwoba rero mu by'ukuri iki kiganiro ni ikiganiro cyo guhugurana ni ikiganiro cyo kuri iyi video cyo kubahugura tuzagera kuyikurikira yitwa gutinyuka urupfu no kuruhangara mu by'ukuri icyo dutinya ni igiki niho hakomeye cyane icyo dutinya cyitwa urupfu ni igiki niki gipfa niki kiba gipfuye hapfa iki mu bitugize rero
ubutamenya bwacu bugaragaza ko mu by'ukuri iyo tugize icyo tumenya tugikuye mu bushakashatsi kuko ariho dukura ubwenge. ubu umuntu wakubaza ati ubwenge ni iki, ntabwo imusobanurira. Ubuzima ni iki, kubaho ni iki, ese roho muvuga ni iki, ibindi muvuga ni iki. Niwakubaza amaraso iyo niyo bayagufashe ugira ubwoba, bagufata amaraso ugira ubwoba. Amaraso ni iki, atumarira iki, avahe? Ibyinshi nibyo tutazi, noneho tukabana nabyo muri bwa bupfayo ngo ndababwiye, muri bwa bupfu bwacu ntitubyiteho, ntitubihe umutima, ntitubihe umwanya, ntitubihe ubwenge, ntitubishakemo ubumenyi, kuko nta shuri ribyigisha. Ariko hari ishuri rikomeye ry'ubuzima uzagenda mbabwira. Ubuzima buratwigisha, ubuzima buradukosora, ubuzima buraduhana, buratwerekera mu byo duhura nabyo bya buri munsi, bya buri joro, bya ejo hazaza, bya bukeye ngo buca bwitwa ejo. Kandi umukecuru Nyirarunyonga yarabivuze ati iminsi ntihwana. Ati ejo niriwe ku musonga w'inkoni, ati none niriwe ku musonga w'umugabo. Mu by'ukuri rero, mu by'ukuri ntabwo iminsi ihwana. Ni ubuzima bubikora kugira ngo butwigishe, kuko twabuze kigisha. Ntabwo dushobora kwigisha, nta kidushobora kudukura mu bupfayo ngo mu kayubi, mu bujiji, mu byo kutagira icyo twitayeho no kuba indangare. Ibyo twarangariyemo murabizi. Umuntu aba hano mu buzima agakina imipira yo mu Burayi, akabaho akareba amafilime, akagira ati twabwiye ibintu byinshi cyane, twabwiye ibintu by'amaguru ya Sarwaya, twabwiye ibintu bya Nyirarunyonga, twabwiye ibintu bya Serugarukiramfizi, twabwiye ibintu bya Ruganzu, twabwiye ibintu byinshi cyane. Ariko mu by'ukuri tuburamo ubwenge. Ubwenge ni iki? Hari umufilozofe w'umugereki witwa Socrate yasobanuye ubwenge. Yaravuze ati ubwenge ni ukumenya, kandi kumenya ni ukumenya ko ntacyo uzi. The only thing I know is that I know nothing. Socrates. Kutamenya ubuzima ni kimwe no kutamenya urupfu, bigatuma unarutinya. Kuko kenshi ababivuga bagaragaza ko wenda nk'umuntu upfuye ngo yahasize ubuzima, ngo ubuzima bwe burarangiye. Ubuzima burarangira? Ntabwo ubuzima burangira. Ni ubuzima bw'iteka, ni ubuzima buhoraho. None se bwarangira bute kandi buhoraho? Ibyo rero ni ukwizera kurimo gushidikanya, ni ukwizera guke. Iyo wizeye ubuzima ukizera ko ntacyo ushobora kuba, ahubwo ntuzi igipfu icyo ari cyo. Igipfa ni umubiri, ariko icyo twita roho cyangwa umuzimu w'umuntu, cyangwa se ikidapfa, cyo cyambaye imibiri 7. Iyo mibiri 7 ntabwo gikeneye uwo mubiri utubesha hano, nka kurya umuntu ajya mu kirombe agiye gucukura akambara ingofero n'ibindi byo kwiproteja n'ibindi byo kwirinda. Natwe twambara umubiri hano ku isi kugira ngo tubashe kuhaba, ariko mu by'ukuri ntabwo tuwukeneye. Aho tuzajya igihe tuzaba duciye mu nzira y'urupfu cyangwa mu rugi ubuzima bwatugeneye byitwa urupfu. Urupfu rero kurutinya twarabyigishijwe, twarabirejeshejwe, biturimo. Ariko mu by'ukuri dukwiye guca akenge, tukareka kuba abapfu, tukareka kuba abapfapfa, tukareka kuba abapfayongo, tukareka kuba indangare, tukareka kuba intabwirwa, tukareka kuba ntibindeba, tukareka kuba ba nyiranzakaha, tukareka kuba ba nyirakadakoreka,
banzi byose. Ibyo byose ni ibigaragaza yuko twirarira kandi ntacyo tuzi, kuba tubana n'urupfu ntiturumenye, ahubwo tugakora icyo kurutinya, tukadagadwa imbere yarwo. Ndetse bijya bintangaza cyane tugiye gusezera ku muntu wapfuye, ukabona umuntu aratinya umupfu. Uzi ko hari abantu badashobora kujya kuhagira umupfu yapfuye. Reka da, ntabwo namukoraho, sinamureba, kandi yamukundaga, babanaga, bagenderaga, ariko ugasanga yapfuye, yahogoye, mbona aratinya n'umupfu, agatinya no mu cyumba arimo. Ibyo byose bigaragara n'ubwoba. Ntabwo uzambwire ngo abantu batinya indwara, uzambwire ngo abantu batinya inkoni, uzambwire ngo abantu batinya gufungwa, uzandebe ngo abantu batinya leta, uzabantu ngo abantu batinya iki n'iki, ngo batinya gucibwa ibihano, ngo gucirwa imanza, oya, batinya gupfa, batinya urupfu. Ubwoba bwose buganisha ku rupfu. Ikintu rero gishobora gutinya, gishobora ubwoba, cyitwa urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Urukundo ruhatse urumuri, ruhatse ukuri, ruhatse ubuzima, ruhatse kubaho. Urukundo ni rwo muremyi. Baratubwiye, baranatubwira bati Imana ni urukundo. Ni ukuvuga ngo nawe, nk'uko Zaburi ya 82 umurongo wa 6 tubwira ko natwe turi Imana, bigaragara ko mu by'ukuri natwe turi urukundo. Yewe nigeze kujya gushaka Imana, mara ibyumweru 3 mu ishyamba shaka Imana, aho mviriyeyo ntayo mbonye, nta n'igikomye, nta gisubizo mbonye. Ngeze mu rugo numva ijwi rimbwira ngo icyo ushaka nicyo ricyo. Guhera ubwo natangiye gutinyuka, ubanza ibyo natinyaga ntabihari. Natangiye gutinyuka ubwo ntangira gushakashaka. Bigaragara rero ko mu by'ukuri ugomba gushaka uburyo wirukana ubwoba mu mubiri wawe, ukirukana ubwoba mu byo ukora, ukirukana ubwoba mu byo utunze, ukirukana ubwoba mu bigukikije no mu bantu bagukikije. Yewe ndakubwira ngo kubera kuzatinya urupfu, nzi neza ko hari amoko apfusha agakora ibirori, ingoma zikavuga hariya muri Afurika yo hagati, muri Afurika yo mu burengerazuba, aho muri za Kameruni, muri za Gabo, muri za hehe, barapfusha bakaririmba, barapfusha bagacuranga inanga, bakavuza ingoma. Ariko twebwe ndukurira kuko twamenyerejwe kwirabura, tukagira gute, tukagira agahinda, tukiyogoshesha, tukagira gute, ntiturye, ntitugire gute, ibintu nk'ibyo byose. Rero nyihanganire, urupfu tugomba gushaka uko turutinyuka. Ni nayo video izakurikira. Tugomba kwiga uburyo turutinyuka, tukaruhangara nk'uko abasokuruza bacu baruhangaraga bagiye ku rugamba. Murakoze, naho utaha muri video bitaha.